uyu murimo Imana yatugabiye gukora ntago byoroshye, harimo ingorane ndetse n'imiruho, umva tunkomeze mwami ntago isari, kugukorera turacyabikunze. Bakagupangira iminsi bakaguha iminsi, ariko reka nkubwire ngo rata isaha itageze ntacyo waba, nubwo wahura n'abaherode, nubwo wahura n'abasani barati n'abatobiya ndetse n'abagashemu, menya ngo Uwiteka arahari kandi azakurengera. Imana ishimwe. Hari abantu bazi kuzagwa kure, bakagushira ku marembo bakagira ngo uzahagwa, ariko aho bakujugunya Imana ikahagusanga yarangiza ikagutabara. Mumvugire ngo amen. Amen. Imbere ya kamera twongeye kugirirwa umugisha no kwakira umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Ni ukuri ikaze kuri Mama Linda Official. Murakoze kuduha ikaze. Yego. Watangira wibwira abakurikiye Mama Linda Official. Murakoze. Ndumva bari ubwa kabiri ngarutse kuri Mama Linda Official. Turabasuhuje kandi amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze. Hajya witwa nde? Nitwa Zaninga Christine, mfite umutwari, hanyuma mfite adresse nzengira muri ADPR. Ibindi Imana biduhana umugisha. Amen. Yego. Muri iki gihe hari intambara nyinshi, ibibazo, ubukene, uburwayi, ibyorezo. Mbese Imana iravuga iki ku bantu bayo muri iki gihe? Baravuga ngo niba ubabaye usenge. Sibyo? Yego. Niba ubabaye usenge, niba utishimye usenge. Hanyuma rero muririmbyi umwe yaravuze ngo nta kindi cyadufasha muri ibi bihe turimo usibye gusenga tukarwana n'umubisha. Yego. Kandi ndagusubije. Amen. Ubwo abafite ibibazo, ibigeragezo, dusenge. Umva password ni ku mavi. Ni ku mavi. Yego. Abakurikiye Mama Linda Official mwabyumvise ko ari ugusenga. Nanjye njya mbibabwira. Mvuga nti nubyuka mu gitondo usenge, uragize Imana imirimo yawe yose, intambwe zawe zose uri butere. Kuko ibya none urabizi, ariko ibya mukanya ntago bizi. Ntago uzi ko biri bugende. Ibyo tuzi ni iby'ubu, ibyo hazaza si ibyacu, ntago tuzi ko bizagenda. Yego. Ikaze rero watangira ukatugezaho ibyo Imana yifuza ko utugezaho. Murakoze. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen. Ndimvuze ngo abantu bararushe, abantu bararemerewe, abantu bafite ibibazo, ariko nimuhumure, Yesu aracyari ku ngoma. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu abagirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 2 umurongo 1 n'uwa 19. Reka dusome. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isiraheli. Amen. Amen. Kadusubiremo. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Imana itugirire neza. Mumvugire ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu akugirire neza. Iri jambo narihaye intege ivuga ngo ibiguhiga bishize natwe tuzabaho. Amen. Ibiduhiga bishize mama natwe tuzabaho. Ibiguhiga bishize papa natwe tuzabaho. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma uhereye hariya kuri 2 ijambo ry'Imana ritubwira ku banyabwenge bari Burasirazuba, biba ngombwa kugira ngo baje kuramya Yesu.
ngo hanyuma bahagurutse babonye inyenyeri cyari ikimenyetso, ngo baragenda bageze mu marembo yo kwa Herode, inyenyeri barayibura. Haleluya. Ngo bamare kwibura, ngo baragenda bajya kwa Herode, ngo babaza Herode ngo mbese ahantu umwami yavukiye ni hehe? Herode barikanze, aravuga ngo mbese umwami wavukiye muri iki gihugu birashoboka ko ashobora kunkura ku ngoma, birashoboka ko aje kunkura ku bwami. Ngo nuko arangije arongera afata abanyabwenge arabihererana, ngo amare kubihererana arababwira ngo mbese umwami yavukiye hehe? Ntabwo bari kuhamubwira mama kuko batari bagize ute, batari bahazi. Ngo nuko ngo baramuhakanira, baramubwira ngo ntabwo tuhazi. Hanyuma Herode arababwira ngo nimugende, nimumara kumenya ahantu yavukiye muzagaruke mubimbwire. Yesu akugirire neza. Amen. Ngo abanyabwenge, ngo ya nyenyeri irongera iragaruka irute irabayobora, ngo baragenda bageze kwa Yosefu ahantu umwami Yesu yavukiye, ngo bamutura izahabu, icombe n'ishangi. Ngo bamare kumuramya, ngo baburizwa n'Imana mu nzozi. Ngo bamaze kuburizwa n'Imana mu nzozi, umva mama, Imana ikugirire neza. Yesu ajya avugana nawe akaguha amakuru, akakubwira ngo mwana wanjye umva mvugane nawe muri uyu mwanya iyo yarivuganye nawe. Haleluya. Ngo baburizwa n'Imana mu nzozi, ngo inzira mwanyuzemo ntabwo ariyo mwongera kunyuramo. Ngo nuko inzira banyuzemo ntabwo ari bongeye kugira ute kunyuramo. Hariko haleluya. Amen. Ngo nuko banyura iyindi nzira, Herode ategereza abanyabwenge arababura. Ngo Herode amaze kubabura, ngo ahita akoresha inama ikitaganya, ngo ahita akoresha inama, ngo arangije aravuga ngo nimugende mwica abana b'imyaka 2 ukagira ute ukamanura. Umva mama, hari ukunda abarozi bagupangira imigambi mibi, bakavuga ngo mugende mwica runaka bizagenda gutya, bakagupangira iminsi, bakaguha iminsi. Ariko reka nkubwire ngo rata isaha itageze ntacyo waba, nubwo wahura n'aba Herode, nubwo wahura n'abasani barati n'abatabiya ndetse n'abagashemu, menya ngo Uwiteka arahari kandi azakurengera. Imana ishimwe. Hari abantu bazi kuzagwa kure, bakagushira ku marembo bakagira ngo uzahagwa, ariko aho bakujugunya Imana ikahagusanga, yarangiza ikagutabara. Mumvugire ngo amen. Amen. Yarangiza ikagutabara mama, aho bakujugunya sihugwa, ahubwo Yesu araje akaguhera umugisha. Amen. Imana ikugirire neza. Ngo nuko ngo baha inshingano no kwica abana b'imyaka 2 ukagira ute ukamanura. Ngo nuko muri ico gihe marayika asanga Yosefu aramubwira ngo jyana umwana na nyina ubasubiza muri Egiputa. Ngo nuko arabikora bajyana hehe abasubizayo. Ngo baragenda bica abana b'imyaka 2 ukamanura, bagira ngo na Yesu nawe ari buze kugira ute, ari buze kubigenderamo. Umva nkubwire, jambo ry'Imana riravuga ngo nuko Herode amaze gupfa, marayika abwira Yosefu ngo nagarure umwana na nyina hehe mu gihugu. Birashoboka ko watorotse ibigeragezo, watorotse intambara, watorotse ibibazo, ariko reka nkubwire ngo rata niba uri mu mugambi w'Imana ntacu uzaba. Yesu afitanye nawe gahunda. Imana ikugirire neza. Icyo Imana yakuvuzaho ntaho kigira ute, ntaho kijya. Wahuye n'abasani barati n'abatabiya ndetse n'abagashema, ariko Uwiteka Imana arakurengera. Mama yarakurengeye, si uko zari imbaraga zawe, si uko bwari ubushobozi bwawe, si uko wari ufite amafaranga, ahubwo imbaraga z'Imana nizo zabikoze. Yesu akugirire neza. Kandi Yesu agutabara. Umaze igihe kinini uremaye mu mutima, ufite uburwayi bwo mu mutima, ariko Yesu yongera agaruke mu buzima bwawe. Imana ikugirire neza. Amen. Nasomye ijambo rirambwira ngo Mana ya Yakobo, gucaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera. Mama, hari ibyo Imana ikwiriye gusinziriza guhwera. Hari bimaze iminsi bikwirukaho
ku buzima bwawe. Ariko reka ngubwire ngo ibyo byose Imana ibisinzirize guhwera. Yesu akugirire neza cyane kandi Yesu akwambike imbaraga. Nongeye gusoma ijambo rirambwira ngo ubwo dutunzwe n'ibwami ntitukabone umwami wacu agize ute asuzugurwa. Mama, ntugatume umwami wawe asuzugurwa mu bibazo byawe bya buri munsi. Ntukemere ko umwami wawe agira ute asuzugurwa, kubera ko nawe yakubereye ambasaderi. Ntukemere ko umwami agira ute asuzugurwa. Imana ikugirire neza. Amen. Kandi Yesu agutabare. Reka nongere ngubwire ngo ibiguhiga bishize nawe uzabaho. Ufite intambara nyinshi, ufite intambara zo kubura ibyo kurya, ariko reka ngubwire ngo nta kitagira iherezo mu buzima bwa buri muntu wese. Yesu agutabare kandi Yesu akugirire neza. Yesu yongera kwimane. Umaze igihe kinini urwaye, ufite uburwayi budasobanutse, Imana irambwiye ngo nimabwire ngo password ni ugusenga, mukongera mukabwiza Imana ukuri, hanyuma ikazi kagira ute ikagutabara, ikagukura kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Imana ikugirire neza. Imana yambwiye ku bantu bafite ikibazo cyo mu mabanki, bafite amadeni, nyamara Esther Bon, Imana irambwiye ngo hari abantu Imana yagiye ibuza kugenda kuguza mu mabanki, barangiza bakumva yuko Imana itababujije bakagenda bakishura mu mabanki, nyamara mwahuye n'ingaruka z'uko Imana yababujije, mukanga kugira ute, mukanga kumva, hanyuma mugahura n'ibihombo bigize ute bikomeye. Hanyuma hari n'abandi bagiye mu mabanki baraguza, wenda Imana itagize icyo bivugaho. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo ije kubyikorera. Imana yambwiye ngo mbwire abaganga batatu bafite ikibazo cy'uko mu kazi bitameze neza. Imana yambwiye ngo hahandi mupfukama mugasenga, Imana yarahabonye, niyo mpamvu ije kwigwatiriza, ije kubana namwe. Imana yambwiye ngo ije gukina finali ku buzima bwanyu. Yesu abagirire neza. Imana yambwiye ngo nimbwire aba bapfakazi bakomeje kubibamo neza, ariko bakabona ubuzima butari kugenda neza. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo ije gukora iby'imbaraga, kandi nibikora n'abaturanyi bazabimenya. Yesu abagirire neza. Umuntu umwe yigeze kutubwira ngo ikinyoma kirihuta, ukuri kukagira ute kagenda gakeya. Bishatse kuvuga ngo ikinyoma kinyura muri esanseri, ukuri kugaca kuri esikariye. Hanyuma rero password ni ugusenga. Imana yambwiye ngo hari abantu bagiye babesherwa mu kazi barimo, bagashigwaho amadosiye atari meza. Imana yambwiye ngo ije kubarengera, ukuri kujya kwivugira. Ikinyoma kabone nubwo cyihuta kikageraho kigiye vuba, ariko ukuri kusigara kwisobanura. Yesu rero abagirire neza kandi Yesu abatabare. Tope Esther Bonesire Gustinevo Sansedo Veria Sire Mando Yasika. Imana iraje ije kongera kwihesha icubahiro ku bantu bayibayeho, ku bantu bayinambyeho. Imana ije kwihesha icubahiro. Kabone nubwo wahuye n'intambara, wahuye n'ibibazo, kabura wagutabara, kiringira imiryango ntigutabare, ariko reka ngubwire ngo Imana iraje. Ya miryango yagutereranye izabibona ko yagize ute yaje. Yesu abagirire neza. Amen. Amen. Yesu abagirire neza. Amen. Kandi Yesu yongere abatabare, abagirire neza, bambike imbaraga. Umaze igihe kinini uri kwibaza uburyo byagenda. Hari abantu muri iyi minsi bafite ingo zitameze neza, uri kwitegereza ukabona urugo rwawe rudahari, ariko Imana yambwiye ngo ninkubwire ngo humura. Imana yivanze mu byawe kubera ko nawe wivanze mu byayo. Niyo mpamvu ije kwivanga mu byawe, ije kukubakira urugo. Wowe wabibayemo neza, wowe ugikomeje kunamba ku Mana, Imana ikomeje urugo rwawe. Gukora ntago byoroshe, harimo ingorane ndetse n'imiruho. Umva tunkomeze mwami ntago isari, uyu murimo Imana yatugabiye.
gukora ntago byoroshye, harimo ingorane ndetse n'imiruho, umva tunkomeze mwami ntago isari, kugukorera turacyabikunze, mwami wanjye dukomereza amaboko, dore ntera intambwe satani agatera indi, mwami wanjye dukomereza amaboko, kugukorera turacyabikunze, mwami wanjye dukomereza amaboko, dore ntera intambwe satani agatera indi, mwami wanjye dukomereza amaboko. Haleluya. Erega nayo buyarageragejwe, ibintu bimushiraho inshuti zirashira, umugore aramwihakana aramubwira, ihakana Imana yawe maze wipfire. Erega nayo buyarageragejwe, ibintu bimushiraho inshuti zirashira, umugore aramwihakana aramubwira, ihakana Imana yawe maze wipfire. Kugukorera turacyabikunze, mwami wanjye dukomereza amaboko, dore ntera intambwe satani agatera indi, mwami wanjye dukomereza amaboko, kugukorera turacyabikunze, mwami wanjye dukomereza amaboko, dore ntera intambwe satani agatera indi, mwami wanjye dukomereza amaboko. Ku rugamba ndwana na satani, umwami Yesu niwe nkabingingira, nubwo satani akomeje kumpiga, ndafite ibyiringiro ko nzamunesha. Ku rugamba ndwana na satani, umwami Yesu niwe nkabingingira, nubwo satani akomeje kumpiga, ndafite ibyiringiro ko nzamunesha. Kugukorera turacyabikunze, mwami wanjye dukomereza amaboko, dore ntera intambwe satani agatera indi, mwami wanjye dukomereza amaboko, kugukorera turacyabikunze, mwami wanjye dukomereza amaboko, dore ntera intambwe satani agatera indi, mwami wanjye dukomereza amaboko. Amen. Imana ishimwe. Yesu abagirire neza. Tugiye gusenga. Ibi bihe turimo ntabwo ari ibyo kurangara, si ibyo gusinzira, si ibyo kudamarara, ahubwo ni ibyo kubana n'Imana. Imana yambwiye ngo hari abantu bari bafite umugisha, ariko igihe kiragera umugisha urabacika, kandi ubacika batabigizemo uruhare. Imana yambwiye ngo igarutse ku buzima bwanyu, kandi ije gukora iby'imbaraga. Imana ishimwe cyane. Amen. Nari mvuze ngo turashoje. Ijambo ry'Imana ryari rifite intege ivuga ngo ibiduhiga bishize natwe tuzabaho. Hari ibyaguhize, hari ibyakwinjije mu butayu, ariko reka nkubwire ngo Yesu agarutse ku buzima bwawe. Kabone nubwo hari abantu benshi bagiye bakikira ubutayu, bakagenda bakicara i Kanani, twe twabitegereza tukabona bari mu bisubizo, twabitegereza tukabona bari i Kanani, ariko ubutayu bwabasanze i Kanani bicara nayo nabwo. Twabareba tukabona mbese bameze neza, naho ubutayu bwabasanze hehe i Kanani. Reka mabwire ngo nimukomere. Yesu aje guca agasuzuguro k'abamede ndetse n'abapresi. Amen. Tugiye gusenga. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane bw'ijuru. Kandi nguko Eliya yajyanywe n'ingoga
nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga. Nubwo benshi bahuye na Herode bigatuma basubira inyuma, bigatuma basuhuza umutima, ariko uyu munsi wa none reka wongere ubiyereke, reka wongere ubigaragarize mu buryo budasanzwe. Bahindurira amateka, bantu bararushe, bahuye n'ibibagerageza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Data wa twese uri mu ijuru, nyakubahwa Imana, nubwo benshi bakomeretse, benshi bagakomerekera mu nzu y'Imana, bandi bagakomerekera mu baturanyi, bandi bagakomerekera mu nzu zabo batuyemo, reka ubagarukeho Mana, babera ibyiringiro, babera umutabazi, babera umuhoza. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze kubyumvishe Yesu, ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen.